baraduhishaga abantu ntibamenye ko watsinze batakuroga aguca intege ntibazabura mu buzima bagambirira kukuzimya no kukuraburiza bareke. njye nzajya mbatekera ruzungu kinyamerika. Biragoye kukumvisha uburyo abantu ubona baragafashe by'umwihariko nka Seburikoko baba baranyuze mu ntambara isa neza nk'iyo warwana n'abanzi b'igihugu bafite intwaro yo kukurangiza, ku buryo nureba nabi gato cyangwa se ugahusha tayari urahita wicwa cyangwa se ukamanika amaboko ukabura atsinzwe. Iyo rero izo karita muzireba uwa babiri, wowe ugasa nk'uhumbya gatoya wongera kureba bwana bayigutoraguranye, bigasaba guhora ukanuye cyane umeze nk'injangwe irekereye imbeba kugira ngo wegukane intsinzi. Ntukarangare niba ushaka kuba umukire. Reka duhere hano. Ati wacu watsindaga bakabimenya baraguhigaga kugeza bakwishe, bamenye ko watsinze batakuroga, kandi ati baramishaga kugira ngo batanyica. itsinda turi babiri kihanze ku buryo ntago nababeshya baraduhishaga. Ibi nkora nabikoreshejwe n'ubuzima. Seburikoko tuzi nk'umunyarwenya, ibi navuga byamugendekeye gute ubwo yari ari kwirwanaho kugira ngo agere hano yisanze nonaha? Ni bandi bamuhigiraga ku ruhindi ngo bamunanize ntatere imbere ngo abayitwe Seburikoko tubona nonaha? Ese niyo byatumye yanga gushaka umugore? bati basi umugore ari he? Ese niyo byatumye arakara kugera ku rwego yavuze ngo nta muntu ajya afasha aho kugira ngo agufashe yaguha akazi ukarya ibyo wakoreye ariko utari ibyo by'ubu? Ntago akazi nkora ari akubufasha, ahubwo iyo mbwira uti kutamuhaye akazi apana ubufasha, kubera ko ntago akazi nkora ari akakuruwa ruje. Uyu mugabo tuzi nk'umunyarwenya usanzwe, ibintu avuga yabikuye he? Uburakari nk'ubu ngubu yabukuye he? Reka tubanze tumuvugeho gato kugira ngo twinjiremo neza. Banza kuri subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze hano. Niyitegeka Garasiyani yavutse kuri tariki 25 Ugushyingo 1978 mu karere ka Rulindo. Ni umwe mu bahanzi bamenyekanye mu Rwanda mu bijyanye na filime, urugwenya n'ikinamico. Ni umusizi kandi n'umuhanzi w'imivugo yifashishwaga mu gusetsa ndetse no gutanga ubutumwa bwubaka. Ni umwana ngarukiye Tasiye ndetse na Mukarusharaza Bernadette. Amashuri abanza yize mu bumenyi rusange n'ayisumbuye yiga muri college ya Rurima mu ishami ry'ubuzima n'ubutabire. Mbere yo kwiga muri kaminuza yahoze ari Kiye, ubu ni kaminuza y'u Rwanda ishami rya Remera, aho yabonye impamyabushobozi y'icyiciro cya kaminuza mu burezi, biology na geography. Garasiyane yatangiye guhanga akiri muto nubwo bitari bimworoheye, aho mu mashuri abanza atangiye guhimba imivugo n'ibihangano bisitsa. Mu mashuri yisumbuye yaje gukina ikinamico sirikoreye cyagarukaga ku buzima ndetse n'ubwiyunge. Mu buzima busanzwe yahangiye imirimo myinshi yose ishingiye ku buhanzi, ibintu byamufashije kumenyekana ndetse no gutera imbere, maze rubanda batangira kumurwanya koko. Azwi cyane mu mazina nka Seburikoko, Sekaganda, Papasava ndetse na Ngagi. Amazina yamuhesheje igikundiro n'ibihembo bitandukanye mu rugendo rwe rw'ubuhanzi. We yivugira ko kwitwa ayo mazina byamusabye kurwana, kudacika intege ndetse no kwihangana n'ibindi. Reka tujye ku cyatumye avuga yuko bamwishaga kugira ngo aticwa iyo bamenyaga ko yatsinze. Uyu mugabo yavuze ko mu gihe cy'iwabo bari abatindi kugera ku rwego no kubona icyo kuramira igifu byabaga ari ukunyagwa zigahera. Noneho kugira ngo asoze amashuri yabanza byari intambara itoroshye. Seburikoko yiga yari afite ubwenge gusa ubukene bukamugunga, kuko yavuze ko gukora ku munwa byabaga ari ingorabahizi. Mu myigire yavuze ko iminsi myinshi yigaga atarya bitewe n'intambara z'irondamoko n'ibindi, kugira ku rwego icyo gihe nta mwana w'umukene wari wemereye gutsinda kandi w'umukire agatsindwa. Rero iyo baga batsinze uri umukene baraguhishaga kugira ngo batakwica. Rero Seburikoko yaje gutsinda mu gace kose, iwabo baramuhisha kugira ngo batamwica. Yatekereza noneho ubuzima iwabo bayimo kumva ntiyacika intege, kuko yumvaga ari ugomba guhindura ubuzima umuryango we wose. Yahise afata umwanzuro yemera yiga mu bihe by'amakuba, intambara, inzara, guteshwa agaciro, gukubitwa n'ibindi. Gusa akihangana kandi bikamukundira, akemeraga igifu bike ariko ubwonko akabuhata byinshi. Burya rero ngiki Imana yakuvuzeho gishobora gutinda ariko ntigihera. Nubwo yaje kwiga bio na geo ariko yabonye amahirwe yo kujya hanga ikinamico, ibyivugo n'ibindi. Dore ko rero mu gihe cyabo ari byo byari bigezweho. Dore ko rero n'umwana ufite ubwenge, courage ndetse no kwigirira icyizere. Yaje guhabwa rero amahirwe yo kwinjira mu ruganda rwo gukora ibyo bihangano mbabwiye ruguru, harimo nko kwandika imivugo, ibyivugo, gutera ubuse ndetse n'ibindi. Wibuka ko byaje bihura nuko n'umundi yabaga ari umuhanga, dore ko yari yanatsinze. Rero ababimushinze baje kubona afite impano idasanzwe y'ubuhanzi, batangira kumugirira icyizere, bamuhanda amahirwe yo kujya yitabira amarushanwa yo kumurika ibihangano bye ahanganye na bagenzi be kandi akabatsinda. Gusa nubwo yabatsindaga yabaga afite ubwoba, ashidikanya ko ashobora no kubizira. None umwana w'umukene ari gutsinda uw'umukire gute? Iyo niyo myumvire y'icyo gihe. Iyo mpano y'ubuhanzi rero yatangiye kujya imugaburira, atangira no kugaburira umuryango we. Byaje gutinda abayobozi bo ku kigo yigagaho baramukunda, bamuha amahirwe menshi, arinda anasoza kaminuza bikesha ubuhanzi bwe butandukanye. Seburikoko rero yaje kubona ko ibintu by'ubuhanzi byazamubeshaho, none atangira kubikora afite umwete. Nibwo yaje guhita yinjira muri sinema nyarwanda na ba Kanyombya, ba Nzovu, ba Nyagahini n'abandi. Ageze muri sinema nyarwanda rero yitwara neza, igihugu kiramumenya, gitangira kumuha amahirwe yo gukina ikinamico zikanyura kuri radio ndetse n'ahandi. Abonye bibyara inyungu, muri za 2008 na 2009
nibwo yaje gushinga urubuga rwa YouTube channel cica y'igihangano cyitwa papasava, ndetse na televiziyo y'u Rwanda imuha amahirwe yo kujya cica y'igihangano cya Seburikoko. Azamuka gutyo wize biyonajewo, ubu ni umunyarwenya ukomeye ngari kuko amateka, inzitizi n'ubuzima witwa Nitiki Kagarasiyani yanyuzemo kugeza ubu. Bino bintu niba bigwaye isomo bitubwire muri comment, utubwire kandi isomo ukuyemo. Ubiko gukanda subscribe niba ukura ibiganiro nk'ibi ngibi byubaka ubuzima. Jye cyari Obi, naye ngindi Obi Time News. Obi Time News.